Nongeye kubaramutsa inshuti z'Ikamba Karuvari TV. Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo abagire neza, abahe umugisha kandi imbaraga z'Imana zibane namwe twese hamwe. Ni njyewe rero ugarutse gutanga ubuhamya icyiciro cya gatatu. Nitwa Bipfikubaho Pascaline. Imana Nyiramahoro iduhane umugisha. Tubanze dusenga Imana, twirageze Imana Data ushobora byose. Turagushimye Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ko waturinze twaba turi bazima. Nuhabwe icyubahiro, wabanye natwe kugeza uyu munsi, turacyari kumwe nawe, ntago wadutereranya mwami, ntiwigeze udutenguha, ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Uwiteka ugire neza abadukurikira, kuko uri Uwiteka Imana Nyiringabo, ubagomye kubaha imbaraga n'amavuta. Turabigusabye twizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wanesheje. Amen. Nje gutanga ubuhamya icyiciro cya gatatu kijyanye n'ubwibone. Ukuntu abadamu cyangwa abakobwa tugira ubwibone, hari intego dushaka kugeraho. Nge nagiraga ubwibone bwo kwambara amapantaro cyane, nkambara amapantaro amfashe kuva nkiri umukobwa kugeza mbaye n'umudamu. Nkiri umukobwa nakundaga kwambara amapantaro amfashe n'amajipo magufi. Nakundaga kwimakiya, nkisiga ibitsike, nkasiga umunwa h'amarouge à lèvres, nkakunda rouge à lèvres ya shokora, nkashyiraho n'agatiro k'umukara ku munwa, nkasiga ibitsike, nkasiga no munsi y'ingoyi z'amaso. Nkumva nyine nibyo bintu binejeje, ariko nabaga mfite intego ngambiriye. Numva uko Imana ndebye mitanejeje, nkumva nisize ayo marange cyangwa ibyo birungo ari byo byamfasha. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Ariko uko ntarinzi Yesu, ntarinzi inzira ijya mu ijuru, nari ndi imbohe ya Satani yarangiza imbata ye, nezezwa no kwibona. Iyo ntabonaga ibyo nisiga, ntabwo nashoboraga kuva mu rugo aho nabaga ngiye, nagombaga kubireka. Nashoboraga kugabanya ku byo nagiye guhaha, ariko nkabona kimwe mu byo nkeneye by'ibirungo. Sinagombaga kuva mu rugo ntisize puderi itukura, iriya isa n'amatafari y'umutuku iba mu gapara k'umweru. Ntabwo nashobokaga gusohoka mu rugo ntasize amatiro, mbese ntabwo nasohokaga ntimakiye ngo bivemo. Nakundaga kwambara ipantaro. Ibyo naje kubihagarika nshatse umugabo, ariko bigeze nyuma ndongera ndabikora. Numva sinejejwe no kwambara ibitenge, numva sinejejwe no kuba natega igitenge. Oya, byageze aho mbivamo. Ndongera ndisiga, ndongera ndambara amapantaro nubwo watabikundaga, ariko nageze aho ndamuganza. Buriya nyine iyo uri umugore w'umushizi w'isoni ukunda kuganza umugabo cyane. Nyuma rero amaze kwitabira Imana, nabwo narakomeje, ndakomeza ndibona, ariko amaze kwitaba Imana bwo nabikoreraga noneho kugira ngo njye ku isoko. Ubwo ruvuga ngo nayo ngiye ku isoko kugira ngo ndebwe na buri wari wese, kandi kugira ngo murarure anyiteho. Ubwo rero nagiragwa ingendo bitewe n'ahantu ngiye. Navaga mu rugo kubera ko dutiri mu muhanda w'igitaka, nkagira uko ngenda ndi mu muhanda w'igitaka, nkagenda nagera kuri kaburimbo nkahindura ingendo. Nagiraga indoro ndeba ndi muri karitsiye aho ntuye, nkagira indoro ndeba bitewe n'ahantu haciriritse ndi, nkagira n'indoro ngomba kureba bitewe n'aho ngeze uko hameze. Iyo nabaga ngiye mu kirori runaka, nagiraga indoro ndeba, nagiraga imyenda nambara bitewe n'abo ndi busangeyo, kandi bitewe n'icyo ngambiriye. Nta kindi rero nabaga ngambiriye, ntabwo nashakaga kwitabwaho n'abagore bagenzi banjye, ahubwo nashakaga kwitabwaho n'abagabo. Rero narakomeje mba muri ibyo. Noneho rero ubwo naba natashye nk'ubukwe, nkagira imyenda nambara. Nakundaga kwambara neza, nkambara imyenda njyanishije, nkambara hasi no hejuru bisa, nkambara amaherena n'agashanete mu ijosi bijyanye, nkakunda gusiga inzara amaverine ajyanye n'imyenda nambaye, nkakunda kwambara inkweto zijyanye na verine nasize ku nzara z'ibirenge, nkakunda gusuka inweri z'amoko yose. Iyo nasukaga amarasita namenyaga uko ngomba kuyatwara bitewe n'ahantu ngiye. Hari izo namanuraga ku ruhande, hari igihe namanuraga mu misaya ibiri, hari igihe nafungaga shinyo, hari igihe nazijugunyaga inyuma bitewe n'aho ngiye. Hari ubwo rero nazihindukizaga nkazishyira uruhande rumwe
ku buryo ndi bugere aho numva nezerewe, mbona hari abantu bakeye basa neza, nkajya nzijugunya, nkagenda nkaraga umutwe, nkajya nzijugunya kandi nkazijugunya ntajugunguje umutwe cyane, nkazijugunya zikajya inyuma, nkazijugunya zikagaruka aho nzijyanye hose zikajya aho ngaho. Naribonaga nkumva umutima wanjye unejejwe no kwibona, nkumva umutima wanjye unejejwe no kwambara imyenda impambiriye, nari nteye neza, muteye neza, abakobwa babyeyi muteye neza, muragende bukeya. Satani ni ukuri akoresha abantu tutabizi, yari yarambase. Nagendaga uko mbyumva, nagendaga ingendo kugeza ubwo numva umugongo uri kundyo. Hajye najyaga mu rugo nageze nk'urugendo rw'amaguru umugongo kandi njye kubera kugenda ingendo y'indi ravuna, niko mu Nyarwanda aciye umugani. Nanjye nkumva nagira mu rugo nkumva narushye, nkumva umugongo warushye, nkumva amaguru yarushye. Nagiraga impagarara bitewe naho ndahariho. Abasobanukiwe Ikinyarwanda barabyumva cyane, bitewe naho ndi aho hariho. Nabaga ngambiriye kugira ngo ndebwe n'umugabo uwo ari we wese, kandi umugabo nashakaga iyo nabaga namwitumye nagombaga kumubona, ari uwo twaganira, ari uwo twahana gahunda tugakora ibibi. Ariko iyo nakwitumaga uri umugabo ntago wancikaga. Nta miti nigeze nisiga, sinigeze njya mu bapfumu. Ni igikundiro cy'abadayimoni nari nifitiye gusa. Nakurana kumva nkwishimiye, nkashaka nomero yawe, byange bikunde nkayibaza umuntu, yamara kuyimpanye nkashaka amenite nkaguhamagara, nkakubwira ntawe nta musore rwose ndumva nibeshye, ni umuntu nashakaga ariko numva nibeshye. Ntibuse nta kibazo ugize. Nagiraga amajwi, nta muntu wabintoje, nta muntu abyiganaga, ngiye byabagamo gusa. N'abadayimoni bari bandimo bantoza gukora ibyo bintu. Naraguhamagaraga, namara kuguhamagaraga wanyuma kunyitaba nkavuga rwose mbabarira, ndibeshye, ntisurambabariye, wambabari ukambwira niba umbabariye. Ubu ntabwo nabyigana ngo mbishobore, namaze kwakira se nk'umwami n'umukiza. Ariko nagiraga amajwi menshi atandukanye. Nashobora kuvuga nk'umwana w'imyaka 15 bikemera, nkavuga nk'uwa 20 bikemera, nkavuga nk'uwa 25 bikemera, nkahindura amajwi ukajyumva na kana gatoya k'akanyeshuri. Rero mbaho gutyo. Ubwo rero byagendaga gutyo, naguhamagaye gutyo, waravuga se dore ko abagabo n'abari inzabya zoroshye cyane, ati se twabonana gute ko numva ashaka kukubona. Ntabwo rero twamaraga iminsi 2 tutarabonana. Twabona rero nawe urabyumva muntu nteze amatwi. Ubwo amabi yarakorwaga, nta rukundo ruba rurimo, ni ukugira ngo wiryohereze ubuzima, wirire firingi, ariko ari kwica ubuzima n'ubugingo bwawe. Nabaye muri ibyo rero, mba muri ibyo, ndambara rwose ndaberwa, ngira amahirwe yo kubyibuha ntera neza. Nuko rero iyo utambutse abantu bakavuga ngo uteye neza barenze 5, kuva aho uri kujya naho uri kuva naho uri kujya, abana ko gati uteye neza. Nanjye rero narambaraga kugira ngo ngaragaze ko nteye neza koko, nkambara ipantaro inyegereye, nkambara udupira tw'uturakoste ku mapantaro y'amatise kandi tugufiya. Ntabwo nashobora kwambara umupira muremure wigiye hepfo, yanambaraga agapira kagufiya kuko nanjye nahagarara nkasanga nibyo. Nagiraga impagarara bitewe n'ahantu ndi, nkagira ingendo ngenda bitewe n'ahantu ndi. Hari impagararo zifite amazina, hari iyo nanjye najyaga nzumva bari bazingira batuhagaze gutya. Hari iyo bambwaga ati uhagaze kiri mwabo, uhagaze ndagifite, mbese amazina menshi. Hari ibyo ntabasha kuvugira hano, kereka ugiriwe nk'amahirwe kugira ngo mbonane nawe tuganire. Ubwo ndi kubwira abakobwa n'abadamu, ni ukuri ibintu byo kwibona ntago ari byiza. Tugusha abagabo mu cyaha cyane, nk'uko n'ubundi no mu itangiriro rya Adamu na Eva, abadamu ni twebwe tugusha abagabo mu cyaha. Rero ni ibintu bitari byiza, ni ibintu bitabereye ababyeyi, ni ibintu bitabereye abakobwa. Ugasanga umuntu yambaye imyenda idakwiriye. Nambaye imyenda ku buryo nicara no kuri moto, umumotari akaba yakoraga isita bitewe n'ukuntu arimo kundebera muri televizeri ya moto. Ariko kugeza uyu munsi nagira ngo mbwire abakobwa, abadamu ko ibintu byo kwibona nta kindi babikorera, ntago bikorera ifiyeri yirindi, baba bagambiriye kugira ngo bagushe abagabo mu byaha byo gusambanya. Ni ukuri sinzi ngiye nabo twabanaga bameze nkanjye, nabonaga umugambi wacu wose ari umwe kandi twahuye tutaziranye, ariko ugasanga aho duhuriye gahunda niyo kugira ngo tugushe abagabo mu byaha. Ubwo rero kubera ko nari inyobewe n'umwuka w'abadayimoni muri ibyo ngibyo, naravunikaga cyane, nkavunika
nkakunda kunywa byeri bitewe naho ndi, nkakunda kunywa noneho byeri nza kuzivaho nkajya nywa mitsingi gusa, inyama nkarya inyama numva nshatse ariyo yose bitewe n'uwo ndi kumwe nawe, bitewe naho ndi ahariho. Nagendaga kuri moto zitandukanye kandi nkatwarwa n'umumotari numva nshaka, numva ni umutima wanjye unyuze. Ariko nta mahoro y'umunyabyaha, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ikintu cy'ubwibone ni ikintu kibi cyane, ikintu cy'ubwibone nta mahoro gitanga. Naravunikaga, nkavunika mu mutwe, nkavunika mu bitekerezo, nkavunika mu mutima, nkavunika mu ngendo, naho nicaye nkavunika, naho ndyamye nkavunika, nziza ubwibone. Nashoboraga kugenda uko mbyumva, nashoboraga guhagarara nkakwaga amatako, noneho nubwo nabaga nteye neza ariko nashoboraga kuyakwadura ukagira ngo bashyizemo nka ferabeto yanandukanyije amatako, kandi mpagaze ariko mbishaka, ibirenge nkabyegeranya hasi nkahakwadura, nkahakwadura bikemera, nkahaga bikemera. Ni ukuri ibyo ngibyo nibyo wabikoraga, nta muntu wabinyigishije, nta n'ikayi nabyizemo, nta n'igitabo nabisomyemo. Niko numvaga umutima wanjye umbwira ngo uyu munsi ukore gutya, witware gutya, kandi nkumva biremeye, nkabikora nkumva biremeye. Nabaye muri ibyo, mba muri ubwo buzima, mbubamo. Narasutse inweri zitandukanye, ndasuka amaplante, umva ndakora uko byumva, ko nabonaga amafaranga, ariko amafaranga atari ay'umumaro. Amafaranga yo mu byaha nta mumaramara, amafaranga yo mu byaha ntuyaryamo ngo uhage, amafaranga yo mu byaha mbese ni nk'uko n'ubundi wayatoragura arimo atumurwa n'umuyaga ukayafatira mu kirere yaragurutse agiye, ukavuga uti reka nyakoreshe vuba vuba kugira ngo nyirayo ataza kuvumbura ko ari njyewe wayatoraguye. Nta mumaro rero, nta mahoro y'abanyabyaha. Uyu munsi rero nakunze kwambara amapantaro, nkunda kwambara amajipo magufiya, ibyo bita amamini. Byinshi ntashoboye kuvugira none bitewe nuko abana badukurikira batwumva. Ndamutse ngize ugiriwe nk'umugisho kugira ngo duhure, nakubwira ibirenze ahangaha, ariko nukuri ndagira inama ababyeyi, ndagira inama abakobwa, nimukurikire Yesu nk'umwami. Uyu munsi yangiriye neza, ndatega igitambaro bikemera, nkasokoza natireri yanjye bikemera, nkashyiramo kanta bikemera. Uyu munsi ubwo nambaraga amajipo magufi, abantu bavuga ati ufite amaguru meza ntukambara amapantaro, ufite amaguru meza ntukambara amapantaro, nabo bakantera za montage. Ariko ndashima Yesu amajije kumfata, sinkishaka umuntu wambonera ku maguru ya, ndashaka umwenda ugeze hasi ku birenge, nanjye nkafasha abakubura umuhanda gukubura n'imyenda yanjye. Ndashaka imyenda inyambitse, ndashaka kuba umurokore, ndashaka gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndashaka kumunamba hakaramata, ndagira ngo mwubakeho kandi anyubake nubakike. Ndamukunda Yesu, yandinze kwandura sida, andinda impanuka, andinda gukubitwa amavide, andinda impfunyi zitandukanye, andinda kuba nafatwa mu ijosi ngo nigwe. Ibyo byose byari bihari, ariko Yesu yaraje kuko yaramfite umugambi mwiza kuva nyine mu nda ya mama kugeza muri ubwo bwibone, kugeza aho mfakariye, kugeza aho ndeze imfubyi njyenyine, akaza kumfata mu myaka 3 maze ntacyo nshinza Yesu. Ndamukunda Yesu arakarama, ndamukunda n'umugabo ukomeye, sinzamuvaho, nzamunambaho, nzafatana nkawe nk'uko ipata rifatana n'urugi, nzafatana nawe nk'uko isaha idatandukana n'isheni yayo. Ni ukuri mbifirije umugisha w'Imana. Imana nyiramahoro ibane namwe, babyeyi bakobwa mugirirwe neza. Yesu namwe abasanga bafate aho yankuye, namwe mwifurije kubakurayo. Nta mahoro y'abanyabyaha ni ko Uwiteka avuga. Ndashoje rero bantu munkurikiye, mwumve yuko ubwibone atari bwiza. Naravunikaga ku bw'izo mpamvu kugira ngo nkunde mbone icyo nagambiriye, kandi kuko narabibonaga. Ni ukuri tugusha abagabo mu byaha, ariko Imana nyiramahoro niyo kudukuramo. Nsaba Imana yo mu ijuru ngo abona asize hari nabibakureyo, ibagire neza, ibazane mu murimo wayo, baze bakore, baze bayibyinire, bayisirimbire, bayinezererwe, bayiririmbire nkuko nanjye nyiririmbira. Ndayishimiye rero kuko yandinze nkavamo ndi muzima, ubugingo bwanjye n'umubiri byose ari buzima, nta nkovu mfite, nta bwandu bwa sida ndwaye, ndi muzima n'ukuri, nta kibazo ngira na gitoya. Ndashima Imana yo mu ijuru ko yankuyemo ndi muzima. Ndashima se w'umwami wacu Yesu Kristo ko yankuyemo ndi muzima. N'abana banjye baranezerewe, bajyaga babona ku ntambara bakababara, ariko nkaba ibyo ntibibareba. Ariko uyu munsi nabo bari guhereza Imana icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza yankoreye. Bakobwa rero, babyeyi rwose mugerageze kwambara, muhesha Imana icyubahiro nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwige twambara kandi twikwize.
ndabashimiye rero mwebwe mudukurikiye mukurikiriye Ikamba Karuvari TV. Yesu ajye abaha umugisha bw'ijwi bukeye. Nomero yanjye mwayibona munsi, mukampamagara wumva bimugoye bimuvuna akampamagara twahura, namugira inama yuko yabigenza, namugira inama akava mu byo arimo, kuko hariya ni mwirimbukiro, ni inzira itujyana Gahinomu, ni inzira itujyana mu muriro w'iteka. Tutazarimbukana na Satani babyeyi, tutazarimbukana na Satani bakobwa ba Yesu, babyeyi ba Yesu mubyara mugaheka. Ni muve muri ibyo bintu bidafite umumaro, muve muri ibyo bintu bidatunganiye Imana. Ni ukuri ndabakunda, nkunda ababyeyi, nkunda abakobwa, dore ko nabyaye nanjye bakobwa nkabyara abakobwa n'abahungu. Ni ukuri nkunda abana, ntabwo nifuza ko urubyiruko rwamera nk'uko nari meze, nta nubwo nifuza ko ababyeyi bamera nk'uko nari meze. Uyu munsi yanejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko nambara niba ikintu kimbera ni imyenda miremire. Ubu rero bambwira ngo wambaye neza uraberewe, ni uko nanjye numva binejeje, batavuze ngo dore mama wa Kanaka ngo aratambutse. Baba mana we, umva ibibazo, ngo dore mama wa Kanaka ngo aratambutse, ngo dore nyina wa muhungu ngo aratambutse, ngo dore nyina wa mukobwa aratambutse, ngo nimuze murebe. Najyaga nambara udukabutura, n'abana bakambara udukabutura, bakayoberwa umukuru bakayoberwa umuto. Ubwo muri ibyo bintu hari byo koko, ariko Yesu ankuramo yo kabyara. Namwe mbifuje kugira ngo abakure muri ibyo bintu, abakure mu bwibone, kuko n'ubundi muzi neza yuko Satani icyo yapfuye n'Uwiteka bapfuye ubwibone. None rero ndabashimiye, mugire amahoro ya Kristo. Uwiteka Imana nyine ngabibane namwe. Urakoze Data wa twese mwiza, uzamura icyubahiro ko wandindiye ubugingo ukandindira ubuzima nkiri hariya hantu. Kibura n'ubutware bibi byawe. Warakoze Yesu, ndagushimye, warakoze. Nkweretse abakiri iyo Mana ngo bakuze amaraso wavire ku musaraba i Golgotha. Uwite ni ukuri nejejwe n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose ko wankoreye bikomeye. Ugire neza abasigaye rero Mana ubaha agakiza, tujye tukuvuga uko bwije uko bukeye. Nzakunambaho akaramata ni mu izina rya Yesu mbyambaje nizeye, amen.